Babazi TV. Ciao akabuze wa mani jamana naraburijwe mani ariko narakubwiye ubudage bwawe ariko mani wowe sukura aho ngaho tutazi mitaka ariko se ngiye yongeye kukimita ko mbikora nkaza vuba vuba ibyo bintu bipira bintu ntabwo rwose abari gutanga uburaje bukabanza gutera story n'abajama kandi wangu dore ibintu bimeze tava muri ibyo bigambo aho gusituka were mani ahubwo se none se uzi ko hano kwa kamwe hano twaraburizwa wangu tugiye hano hirya wangu ahubwo ducomoke vuba wangu tujye kugataho kagiye mwana zana nyine tukanywe wangu zana tukanywe mane bataza no kudugwaho nta kintu turakora tugira abana bakire nterere imbo bro ala uko nayibagiwe mane nayibagiwe hudu mane abantu ndi kumva bavuga aho ngaho se hano hepfo se bandi bajya baza kumwe ibiyobya bwenge hangahara wese wageze hano gutaho nese bro wewe hano wahageze gute wahageze gute se wowe wahageze gute man cyagiye nari kugenda nishahisha ibyo kwa tumaze gukora turabiyobewe wabyoreye man
ndebe no bintu ugiye kubyihorera. Umva iji yanjye wangu, umva iji yanjye. Ngiye biriya bintu ntabwo byatuma mbyihora. Biriya bintu binshyira muri mudu nziza. Ni gute? Komereza aho ngaho ngiye mwana ngiye biriya bintu gutayemo ntigende mwana reba. Amashuri atunaniye bitewe n'iki kwirirwa muri ibi ngibi bituma utayemo ni ukwirirwa tunywa amatabi tugira gute. Amashuri aratunaniye, kwiga byaratunaniye, nta kindi kintu twakora kwiga tugira amatabi. Yewe udashaka kureka ndakwihorera ndigende ngiyemo mwana. Ariko ngiye narumye, ubundi nk'aya madage ubundi tuba twahuye gute wangu? Babiloni nkawe ngiye biriya iyo mbinyweye numva bisize mu munezero udasanzwe, numva isi nayivuye, urabimbuza gute wangu uri Babiloni? Imana ubu hari umunsi n'umwe utararabagerageza umukecuru wawe nta kintu na kimwe gisigaranye, ariko uri aho ngaho ngo ukuramo uzadanje n'ibikiri bike. Ati nanjye wapi mani ngenda kwihorera igumana ibyawe n'igendera ntizongere kuvugisha cyane n'ikidage mani ngiye mba nifitiye mba ndaramo nkazirirwamo wowe ushaka kuzimbuza wowe. You and Bob Ozzy TV.